bazaguseka cyane, bazaguha inkwenene nuramuka ubwiye abantu ko uyu ari umusore. Abandi ku rundi ruhande nabo bazaguha inkwenene baguseke cyane nuramuka ubabwiye ko ari umusaza. Uyu munyarwenya bitewe n'uburyo yitwara bituma benshi bakomeza kumugiraho urujijo. Rimwe na rimwe iyo uzamuye ikiganiro ubwira abantu ko uyu ari umusore cyangwa se ubabwira ko ari umusaza, impaka ziravuka aho ngaho uzamuriye icyo kiganiro. Ariko nanone ikiganiro kivuga ko uyu ari umusore ndetse n'ikivuga ko uyu ari umusaza gifite ishingiro ku ruhande rumwe. Avuga ko ari umusaza bafite ishingiro, bafite aho babikura, kubera ko azakubaza aho wabonye umusore ufite isura yuzuye iminkanyari, azakubaza aho wabonye umusore wambara ikote ryamucikiyeho, azakubaza aho wabonye umusore kandi uba wishimagura buri mwanya avuga ko inda ziri kumurya, azakubaza aho wabonye umusore wambaye inkweto ireba hejuru nk'iy'umugabo twamenye ku ikarita ya jokeri. Abavuga nanone uyu nguyu ari umusaza, azakubaza aho wabonye umusaza usimbuka kurusha ingeragere, azakubaza aho wabonye umusaza wiruka kurusha amaguru ya sarwaye, azakubaza aho wabonye umusaza uba ufite kuraje nyinshi ukoresha imbaraga nyinshi. Bijobija Geregwari uyu ni umwe mu bakomeza kubera urujijo abantu benshi bitewe n'ubwenge budasanzwe yifashisha. Umwe mu banyarwenya bafite ubuhanga budasanzwe mu bijyanye na komedi hano mu Rwanda, umwe mu bahinduye uruganda rwa komedi hano mu Rwanda. Ndetse uyu musore arakunzwe cyane bitewe n'uburyo yifashisha, uburyo akoresha muri komedi ziwe. Umwe mu bafite umwihariko udasanzwe, ururimi akoresha biri mu bikomeza kumukurura igikundiro mu mbaga nyamwinshi y'Abanyarwanda, bakamukunda bitewe n'uyu mwihariko wiwe nyine. Geregwari Bijobija nanone uyu nguyu afite umwihariko, afite utundi tuntu yihariyeho benshi batazi. Umwe mu bafite amateka ahambaye cyane, amateka ashaririye kandi ashobora kubera benshi urwibutso, amateka ashobora kubera benshi isomo bashobora gukuramo. Benshi bashobora gukura isomo mu mateka ya Bijobija Geregwari bitewe n'uburyo uyu mugabo yabayeho, uburyo yazamutse cyane akagera ku gasongero. Benshi bamufata nk'icyitegererezo mu kudacika intege, abandi bakamufata nk'icyitegererezo mu gukomeza gukora cyane ukazagera ku cyo wifuje kugeraho. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku buzima budasanzwe bwa Bijobija Geregwari, ubuzima udakunze kubwirwa cyane mu itangazamakuru, byinshi itangazamakuru ridakunze kugarukaho, byinshi bitangaje ubuzima bw'uyu munyarwenya uri mu bakunzwe cyane, ufite igikundiro kidasanzwe hano mu Rwanda. Muhaye ikaze, njye nitwa Elisa Nishimwe. Nk'izi minota mikeya cyane kugira ngo nkunyuriremo akantu ku kandi ubuzima bwa Bijobija Geregwari. Kanda subscribe nimba ari ubwa mbere ugiye kubana nanjye, nawe usanzwe ubana nanjye ibuka gukanda subscribe, ntiwibagirwe gufungura inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Muhaye ikaze. Manizabayo Prosper niyo mazina yiswe n'ababyeyi be. Uyu yavutse mu mwaka w'1995, avukira mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Aha mu murenge wa Muhoza niho yakuriye, ahiga amashuri abanza ndetse anahiga amashuri yisumbuye. Yiga amashuri yisumbuye yayize kuri GS Muhoza ya mbere. Aha kuri GS Muhoza ya mbere uyu munyarwenya yanahize ani kumwe n'umwe mu banyarwenya bakunzwe cyane hano mu Rwanda uzwi ku izina rya Dr. Sabe. Uyu baranakuranye bamarana igihe kinini kubera ko babanye mu gihe kinini cy'ibikorwa byabo byo gukina komedi. Geregwari Bijobija mu gihe cyo gukura cye umwe mu banyarwenya babayeho ubuzima bubi cyane, umwe mu bantu babayeho ubuzima bushaririye mbese utakifuriza umwana wawe kuba yabubamo. Bitewe n'uko uyu musore akivuka, nyuma y'imyaka 2 ababyeyi be bahise bitaba Imana, byahise bituma uyu musore abaho ubuzima bwe bwose ari imfubyi, nta muvandimwe kuko yari ikinege mu muryango we, nta muvandimwe ndetse nta n'uwo bavukanaga wari kumufasha. Byatumye ibintu byose akura byimenyera. Ikindi kintu ushobora kuba wamenya kuri uyu musore, yarize yiga yirihira amashuri yisumbuye, nta n'umwe wo kumufasha, yibana ndetse nta n'umwe wo kumushyigikira. Ndetse avuga ko yajyaga amara igihe kinini atariye, yajyaga amara nk'iminsi 3 cyangwa 2 atariye, atarakoze icyo kurya mu kanwa, kandi akajya mu ishuri akiga. Geregwari avuga ko yarangije segonderi yigana amakayi 2 yonyine. Buri mwaka bivuze ngo yaguraga amakayi 2 mu masomo arenga 10 nangahe
babaga biga. Gregoire Bijobija, umwe mu banyarwenya bafite amateka ashaririye ushobora kuba utarondora ngo yarangize. Akirangiza segonderi, ibyo kuba yajya gukina komedi ndetse no kuba yaza muri filime ntabwo byahise bikunda ku rwego yabyifuzagaho. Ahubwo nk'umusore wari umukene kandi utari ufite kivugira, yise yigira inama yo kuba yakinjira mu byo gukora ikiyede. Aha mu gukora ikiyede, Imana yaje kubigenza neza, atangira no kumenyeramo igifundo ndetse akajya akorera n'abantu akanabubakira. Ariko nanone uyu yari umusore ufite impano cyane, umusore ukunda ibintu bijyanye na komedi. Avuga ko yajyaga amanuka ku Gikwa akajya gukina komedi, abafundi bakoranaga n'abayede bakamuseka cyane kubera ko babonaga ntahazagera ndetse bakanamuca intege. Gregoire avuga ko aba bafundi n'abayede bakoranaga, nyuma ibintu bye bimaze gutera imbere aribo batangiye kujya bamutera courage, akamubwira ko ibintu azabigeraho kubera ko yari atangiye kugera ku rundi rwego. Gregoire umwe mu bafite ubuzima bukakaye cyane, abantu batajya bamenya, abantu kandi batajya bifuza ko buri muntu wese yabubamo. Gusa muri iki kiganiro reka mpinira aha, reka nsubikira aha ngaha ubuzima bwa Bijobija Gregoire. Gusa nimba wakunze iyi video ukanda like, ntibagirwe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ndagushimiye, nitwa Elisa Nishimwe.